uwo rero n'uwitwa umwari Kodi niwe wari wambajije tuzamutubariza ikintu cya mbere ni ukubera iki buri gihe avugira hasi. Ubundi iyi kashikashi ninde birambuye uburyo burambuye umuntu yabwira abandi ko kashikashi ninde. Hari akazina banyitaga Prede banyita kubera ko najyaga nkunda kuvuga manjonjo cyane. Akambaza umunsi bimeze bite wene samisa wagitseze ni manjonjo kabisa. Noneho rero ndimbatiwe twakinnye mu mwanzuro ari papa ariko tugapfa umugore. Ufite umukunzi gukunda cyangwa ufite ukunda cyangwa urubatse uri single niko Samu Moses ari kumbasa. Samu kugeza ubu ngubu ndacyafite abagore. Twongeye kubaramutsa, twongeye kubahobera, twongeye kubayambira, twongeye kubagwa mu nda, twongeye kubapopera. Ariko kuramutsa ubanza ari byo bigira amagambo makeya tu. Mumeze muterera ni muri Papa Sava, turakizihiza za episode igihumbi nkuko bisanzwe. Iki ni cya kiganiro kandi subiza ntawe ukinze abantu, subiza wimareyo, subiza ubaryohereze, niko cyitwa iki ngiki, kugira ngo mugende mumenya abakinnyi batandukanye bakina muri Papa Sava n'ibiri inyuma ya kamera, ibiri inyuma ya sound, ibiri inyuma ya editing. Yego. Subscribe muyibuke, share no kubikunda cyane. Niyo watanga ibitekerezo nabyo biradufasha. Turifuza kugera kuri miliyoni y'abasubscribers kwa ku igihumbi cyo twarakibahaye. Utugeze mu 150. Urumva rero twaragiye kuri episode. Yego. Ahangaha ndi kumwe n'umugabo nimuza kumva nzamura ijwi yego rirasaraye n'ijwi ryanjye ndahirita n'intare y'umugari bambwe bati vuza karuru ndusha melody ngewe ndatonoma uzabaze. Ariko umugabo mfite hano avuga atuje nta bintu haraka ni pole uraho. Neza rwose. Amakuru hari umuntu witwa umwari Kodi yambwiye ati uzatubarize uwo mugabo muri kumwe ngo ni ukubera iki buri gihe avuga ijwi rye riri hasi. Niko boss yakubwiye, niko uteye, birizana bimeze bite? Okay, ubundi no mu buzima busanzwe nge ndatuza, nkunda kuba umuntu utuje, nditonda. Uritonda? Sinjya rero. Ubwo twebwe tuvuga tugaturagurika tugashwanyagurika uravuga ngo twarananiranye. Oya? Ntago ari ukunanirana. Nyine uko witereye ijwi ryawe riba hasi. Niko nteye urebye. Uretse ko no kuvuga cyane ndabishobora. Nk'ubu sasi cyanera ubu ntunyumva. Urumva niba yahejeje ajya asakuza. Kodi niba yahejeje ajya asakuza. Nuko uwo rero n'uwitwa umwari Kodi niwe wari wambajije tuzamutubariza ikintu cya mbere ni ukubera iki buri gihe avugira hasi. Avugira hasi urumva. Ariko niba ari mvugira hasi cyane bigatuma atanyumva ibyo nshaka kuvuga ndaza kongera. Ntago ari utakumva ubwo ni sound man. Umwana yo ndimo gukina ntabwo yumva nyine ijwi ryawe riri hasi. Ubwo ntago watubwiye impamvu ngo abantu muvuga mbo ijwi riri tuze ririmo baza, ariko we nta baza ufite cyane, riri muri babita sexy. N'abantu bagezweho, n'abantu bakunditse. Sinzi niba ndi bubibone manga, ntago ndasoma ibibazo byose ariko nabyandukuye, ariko nari numikiye bwa mbere n'uwitwa umwari Kodi. Tutaza gutangira n'ubundi akabona urivugira bisanzwe akavuga ati nanone biragarutse kandi. Ubundi iyi kashikashi ninde birambuye uburyo burambuye umuntu yabwira abandi ko kashikashi ninde.
Kashi amazina yanjye nitwa ubundi Rutungura Jeff cyangwa Joseph wa Kayondo, Mike cyangwa Michel wa Rutungura wandejeje. Tukavuga dukomoka mu majyaruguru za Byumba, ariko ni hagati ya Byumba na Gatsibo, ahitwa za Rutare na Kayenzi. Okay. Bakwise Rutungura, bakwitiriye sogokuru wawe ubyara papa. Ubyara papa. Kibatakwitiriye okay. Yes. Niko babishatse. Yego, wari ugikomeza. Ibindi ubwo aho ntuye, aho utuye, igihe wavukiye, n'ibindi nyine. Ni ukwibwira abantu bisanzuye, ayo wize, aho wayigiye, aho wahahiye, aho turahazanye. Okay. Gukora ko ndakuze, navutse muri 1990, 1990. Aho ntuye rero, ntuye Rugendi, zamuka usa nk'ujya ku Muyumbu, aho niho nituriye. Amashuri nize primaire nayigiye Igikondo, ahantu bita Imburabuturo, hatarajya university, Nyangugu hari university. N'ubundi primaire irahari hagana hepfo n'ikibuga cy'umupira. Yego. Nyuma nongera nimukira kuri AAA i Remera, nigendere Remera, ni naho narangirije. Nkomeza secondaire ahantu bita Kayonza Modani mu wa mbere, ndongera ni tronko mubwo nayize aho Kayonza Modani, njya ahantu bita Kagarama, ariko ntago tronko minayirangirije Kayonza, ko Kayonza haje kubamo najyaga ndwara igifu kera nkiri umwana, birananira njya Kagarama kugira ngo nje niga ntaha. Kagarama Kicukiro ari academy. Bariho ndangiriza tronkome, ndanjya aprede niho narangirije secondaire Indera. Aprede Indera. Yego. Wore niho nabonye wari umuyobozi wayo yatabarutse Karisa, no ku muryango we naruhukire mu mahoro. Ni inzira, ariko inzira nziza kuko yafashije abana benshi cyane. Yari umurezi mwiza, yari umubyeyi mwiza, Imana imwakire. Hariya hakundaga no gukosorerwa ibizamini bya leta, ngira ngo ni biology cyangwa chimie gutyo, ariko byanze bikunze ni science. Okay. Nyuma yaho rero nkomereza muri university aho bita Inirake, ariko ntabwo nashoboye kuyisoza kuko nagarukiye mu wa kabiri. Wigaga ibijyanye n'iki? Nigaga BBA, Bachelor in Business Administration, ubwo ni cungamutungo, nyango ni ibintu nk'ibyo. Yego. Usugira ngo turimo twanzika tumeze neza. Hanyuma tutarajya mu bindi bintu, ndashaka kugusomera iyi message y'umuntu witwa Ara Hagenimana. Aho niho hana. Nakasa mutwe, ariko nukuyumva gusa. Twagiye n'umuntu witwa Ara Hagenimana cyangwa se Hagenimana, akadomo Hagenimana, aragira ati muraho, nitwa Hagenimana Regis, nkunda ibihangano byanyu cyane, Gracie, ariko mfite inzozi kandi ngomba kuzazikabya. Icyo binsaba cyose, ibizamatakira ngo mu makazi, oya, mfite akazi kantunze njye n'umuryango wanjye, ariko nifuza ko mwanyakira mukamparore mu bihangano byanyu, kabone niyo mutampemba. N'izindi ndimi n'ubuvanganzo muri nashyize mo hagati, si ngombwa ko tujya kwavuga. Mu gihe mwaramuka munkeneye, telefone nizi 078335 nta zindi ndenzaho.
ndabisubiramo. Muri aho nitwa Hagenimana Regis, nkunda ibihangano byanyu cyane cyane Gratien, ariko mfite inzozi kandi ngomba kuzazikabya icyo byasaba cyose. Ibisamatakira ngo yingo mu makazi oya, mfite akazi kantunze njye n'umuryango wanjye, ariko nifuza ko mwanyakira mukamarore mu bihangano byanyu, kabone niyo mutampemba. Nize indimi n'ubuvanganzo muri tatatatata. Nimero ze za telefone igihe twaba twamukeneye ni 07888835 tatatatatarita. Mpamvu tuba tutavuze nimero, si ngombwa ko buri muntu uwo ari we wese ayimenya. Ikindi mpamvu tuba tutavuze aho akomoka, si ngombwa ko abantu bose bamenya ngo n'uyu n'uyu. Wamusubiza iki uyu muntu? Nubwo ndeba iyo message ari wowe yari igenewe, kuko ndumva ari yanyu hano. Uyu muntu rero icyo namusubiza, ukunda no kubivuga kuri subiza, ngira ngo zagiye zitambuka ko hari uburyo buhari bw'uko tuzajya dukora casting. Harimo meet and challenge. Ngira ngo inama namugira nakurikirane Papa Sava, arebe zasubiza zose bigiye biri mu buryo bazajya bakora amakasting. Niyumva yabishobora, numva amahirwe ari buri wese nawe yamugeraho. Arongera ati Samatakira ngoye, mfite akazi kantunze, njye nazaga nkakora niyo mutampemba. Okay, hari aho mu buzima busanzwe abantu icyambere bakubwira ko bafite impano, icya kabiri bakubwira ko badakeneye umushahara, icya gatatu bakubwira ko nubwo baje mu bintu byawe bafite ibyabo. Ibyo ni ibintu abenshi iyo ashaka ikintu niko avuga atarakibona, yamara kukibona agatangira atari ko se Papa Sava, ubu urabona njyewe ngendesha ibirenge kuva aho mva kugera aha, umunsi wanjye wose mba namaze aha, iwanjye cyangwa inzu yanjye nzayishyura iki? Ibi ni ibyo avuga, simbizi, singiye kumutekerereza. Ikintu cya mbere ni impano, mfite impano. Iyo niyo tuba dukeneye ko utugaragariza ku mbuga nkoranyambaga. Babikubwiye kuri meet and challenge, ubwo uzareba iki kiganiro tuhakoranye na Kashi. Cyo ni kimwe. Impano kandi irakura cyane cyane yo kuvuga ko yayize iki, indimi n'ubuvanganzo, none wabirimo ni impano. Ahubwo se impano mwaturusha niyo dukeneye cyane cyane. Sinkeneye umushahara kuko mfite akandi kazi kambeshejeho n'umuryango wanjye. Ese ubuhanzi byaba ari ibintu byo kwinezeza, umuntu akimara agahinda? Njye nkeka ko we impamvu yabivuze cyane cyane nuko ashaka kugira ngo abone uko ageramo, mumwemerera ageremo. Kuko ahangaha abantu benshi bari hanze bakunda uru ruganda tubamo, hafi ya bose akubwira ko ntacyo akeneye, bakunda. Nari nkivuga impamvu uwo avuga atyo, nuko hanze aha muri uru ruganda turimo birazwi, namwe abafana murabizi, muri uru ruganda iyi projet ya Papa Sava irakunzwe, bayizimo ubuhanga, cyane cyane umuyobozi wayo yiyobora ari we nyirayo, bakuzimo ubuhanga. Bazi ko ndamutse ngeze muri Papa Sava ari iyo mpano mfite yakura, ari buriya bazi ko ari naho hari n'agatungo kurusha n'ahandi. Rero mu buryo bwo kugira ngo ugere ahantu ushaka, urabanza kwanza uwo mushahara uvuge ko ntawe ushaka, uvuge ko n'iki kindi adakeneye. Nta mushahara akeneye, ikindi we afite akazi ke kamuhemba, ni byiza. Ariko impano nicyo cya mbere, impano ni icya mbere. Ikindi ni uko
uru ruganda kurujyamo si uko yakwabuza ikindi ukora. Iyo ufite ako kazi turabyumva kagutunze n'umuryango wawe. Nidukina buri munsi se kandi wabuze yuko ako kazi uzagakora ute uzagakora ute udakeneye ko baguhemba. Oya, impano hanyuma ukamenya ko ari akazi uje gukora kandi ukanabikora ubikunze nk'akazi nibwo numva byatanga umusaruro. Hanyuma rero kuba wavuze uti Samata kirangoye, humura rwose natwe uburyo uzabigeraho ni muri meet and challenge. Ati icyo byasaba cyose nicyo bimusabye, nta n'ikindi bimusabye. ntihagira undi umubwira ati uzaze nzakujyana ariko uzareba gutya na gutya, babaho azaba amubeshye, azaba amubeshye. Ndakubwiza ukuri, ibyo bindi byagusaba byose rero umufana mwiza, muhanzi, mukozi, hanyuma n'umuntu wabyize. Icyo bigusaba ni ukuba watsinze muri meet and challenge. Ikindi kandi ukamenya ko utaje nyine kurera amaboko hano, akabikora nk'akazi. Turacyakomeza. Nino Firosi yabajije ati wize iki, ariko ndumva wabivuze cyane cyane dukurikije aho rugeze muri kaminuza. Hanyuma nyuma yo gukina Papa Sava ukora iki? Hanyuma kukunda kwambara amakote n'amakositimu, niye yindi myenda watubwira igihe ujya wambara hanze ya filime? Imyenda nambara hanze ya filime ni nk'iya abagabo bandi bose bakunda, abasore bose bakunda. Nkunda kwiyamira nk'iyo ndi mu rugo nambara amakabutura, nambara amakoboyi, amatishati, imyenda yose ndayambara. Amakote nuko wenda ubwo mbona wenda nayakinanye bitewe na role nakinnye, ko ndumva bose tujya duhura akambona nambaye ikote mu muhanda simbihamye. Ubwo ni ukubera rero uba wakinnye, n'ubu ngubu ntabwo ari ikote waza, kandi ntabwo twigeze tubivugana ngo uze kuzana iyi myenda barayikubazaho. Hanze ya filime yambara nk'abandi bagabo, basore bose ni amatiriningi, amakabutura, akamambiri, sandari, t-shirt igihe ari mu rugo cyangwa iki. Ubwo agiye kuryama yambara ibiryamana, ashaka kwambara mubiri wazi cyangwa se akambara bya bindi bararana. Agiye mu bukwe kamemu yambara nk'ugiye mu bukwe, niba agiye gusenga nicyo cya kimwe. Ndumva Nino Firosi ni wa wundi w'ibujumbura nawe wasubijwe. Sam Moses, ufite umukunzi gukunda, cyangwa ufite ukunda, cyangwa urubatse, uri single, niko Sam Moses ari kumbasa. Sam kugeza ubu ngubu ndacyafite abagore cyangwa abakunzi, ariko mu minsi iri imbere mike itarambiranye ndaza kubereka umuntu. Ubu ufite umukunzi, murimo gukundana, ubwo urahitaho usubirijemo n'uwitwa Dusengimana. Oya, reka tubyihorere. N'undi wari wabajije ati se hari umwana ufite ku ruhande n'iki? Ubwo asubirijwe aho ngaho. Vuba aha ngaha muhanagura amakoti, ababyeyi mushaka imikenyero n'imyitero. Twagiye Maye Creative Collection. Niwe wari wabajije ngo ufite abana? Mfite umwana. Ufite umwana umwe? Afite umwana umwe. Buriya bakuzi ategereje ngo ugire ibindi uvuga, none numara kubivuga azaza ati ngewe kashi gutya na gutya wana afite uyu mwana, shyireho n'ifoto. Aba bana badera baba ngaba arewe. Dineri Hambo ni wa wundi nawe kunda kutubaza cyane rwose, turamwishimira kandi turabikunda, dukunda abatubaza. Abaza ati akenshi bumeze nk'umuyobozi wikokinze, wiyubashye, ibintu wabikomeje, hari urwego uyobora? Kereka kwihora iwanjye
cyakora ari n'umuyobozi w'ibinyabiziga ahandi ndayo ayobora ibintu bibiri aho arara noneho n'ahandi afashwa na perimi n'ahantu habiri perimi de conduire ubwo wabyumvishe hambo nta mudugudu nta n'isibo nta n'isibo nta n'umutekano nta n'urubyiruko ni ikibazo ni ikibazo atwihishemo ko nanjye mbamo afite confidence ukuntu kanyuraho mwiriwe yesi akikomereza ntago wabimenya ni bwa bwitonzi ni gahunda ni porogaramu ineza nina watangiye gukina filime ryari hehe mbese ubwo akeneye ngo tubwire ubuzima bwawe bw'ubuhanzi bwo gukina byaje bite nyine yisanzure ubibwira abantu babyumve babimenye cyangwa se wagiye kubona uhereye hano ni n'inzira ndende byo ubundi byahereye nyine muri primaire nakundaga filime cyane no gukina utuntu tw'udutiyatire mu kigo ninjye wabaga urimo ahanini ninjye wabaga rimwe nkanabitoza n'imivugo ndibuka n'igihe naserukiraga ikigo mu kuvuga imivugo noneho nyuma haza bino by'udusobanuye tudusobanuye nkadukunda kuba ndibuka n'igihe iyo hataza kubamo imbaraga z'abarimu n'abayobozi ntago mba narize kuko bajyaga bajya gusobanura bayanga basobanuraga twicayeho tureba kubera umuntu yakundaga filime cyane rya yanga yasobanuriraga Remera hariya muri korodoro buriya yageze kuhasobanurira hano kwa Bakadugara Kadugara ndamuzi wagiraga umusatsi mwinshi uwo nguwo ni uwa Texas ari naho bitaga New York ho hari mu gataje mu gataje rero gasobanuriramo aho hejuru ariko nanjye uzi ko Master J ni Master Jeke Jeke uramubona gisobanura hari hafi yo kwaba ya Kasabonita yitwaga Kasabonita hano i Remera hano rero nabikundaga kubi nje tugera naho ndibuka hari inshuti yanjye ntari buvuge izina hano kuko batabinyemereye twajyaga tugera naho tuzajya dukata amatike none umwana twigana yaza ugahita umukubita agatike tunarebe njye mfite udutike njira urumva rero nakunze filime kuva kera noneho uko ninjiye rero muri uru ruganda nari icyo gihe nakoraga muri Tekino noneho bari bagiye gukina filime yitwaga Inkomoko y'Ishyano Inkomoko y'Ishyano ba Celestin na ba Jean Paul noneho ngomba kubakingurira aho bari bukoreshe ari njye bugomba kuza nkabafungurira ahantu bari bukorere noneho ngiyeyo babamaya ko gufigira ninjiramo ariko nabasabye nyine ndabasabye ntaho nakinda bamba ko gufigira ntangirira aho rero nyuma Celestin tuba inshuti aza kunjyana mu yindi ishobora kuba itaragiye hanze ngira ngo sinzi niba yaragiye hanze yitwaga Umuziranenge nabwo director yari Muzehe Kennedy Master Jeke noneho iyo ngiyo ivuyeho nabwo nkomeza mu yindi yitwaga Umwanzuro yacaga kuri TVR mu mwanzuro ubwo rero noneho nibwo natangiye kuzamo nkorana na Madame Pascaline uramuzi Pascaline dukorana mu nzozi yitwa Selfish n'ubu ica kuri TVR ngira ngo niba ntibeshye n'izindi zitwaga za yitwa harimo nyinshi noneho rero kubw'amahirwe Imana ifatanya n'umuvandimwe banisanze muri projet yari indoto yanjye guhera kera kuko Ndimbati twarakinanye muri Umwanzuro dukina nari na ba Jeannette babavu noneho Ndimbati yari na ba Mucyo yari papa Mucyo sound man mama we yabaye umudamu wirabura gutya ndibuka neza noneho rero Ndimbati we twakinnye mu Mwanzuro ari papa ariko tugapfa umugore
ubwo rero ndimbatiwe nari muzi ndibuka papa Sava mukina na kandi ubyibuha utunyambuye yaraje arakatwereka turi kuri seti niki ariko noneho uko igenda ikura agenda numva nyikunda kurushaho abantu nazahagera nabaza bakambwira ati papa Sava rero buriya kugira ngo uzanamwegera uriya mugabo nuko kureba gutya nyine akigendera nta kintu wamubwira ngo azakumve nabana ariko igihe nzagira amahirwe nkahura nawe nyazamutereta uko bishoboka ubwo nibyangana uko mbese nkuko nabandi hazaba babyifuza ubwo amahirwe rero Imana iramfasha mama uranyemereye muzanamo hano ndumva urugendo ari urugo ugira akazina k'agatazirano n'uwitwa Yves Ibarezira k'umwihariko bari bakuziho katarariya watubwiye hari akazina banyitaga Prede banyita kubera ko najyaga nkunda kuvuga manjonjo cyane akambaza umunsi bimeze bite wene samisi wagitseze mama ni manjonjo kabisa ubu no kuvuga ngo Yves zirarakuze tu yarakuze likava manjonjo turi kuganira na manjonjo ariko nagatazirano utazahubuka sha ariko hagati aho n'abaciye mu ijambo mu rugendo rwanjye kugera ahangaha nanone ndashimira cyane umuntu witwa Valence nawe ndamushimira PM muri zacu ndumva ari we wanambwiye icyo gihe ngo uzaza unanyuraho niyambariye ingofero gutya rega ibyo wakubwiraga nibyo unyuraho ukajya ubaza abandi bantu ngo kwa papa Sava naha niwo bakinira kandi ubwo ndi imbere twigiriye gukora firiya ni wamenya ngo ninde ntabwo wapfa kumbona ubundi kako mba ndi umuntu uri aho ngaho ujugunyanze utuje wihishe gake ntakuvugishije n'umwe oya byo nyuma y'aha ngaha hanze urundi muntu utuje cyane hari uwundi witwa Dusengimana Jean Pierre cyangwa Dusengimana Agatire Pierre ati nkunda gukina filime n'urwenya mwazamaye rore nkakina ndi Sava cyangwa se ndi umuhungu wa Gerard cyangwa se umuhungu wa Piganzenze ke baramwiruka cyangwa n'umuvandimwe we sanga bira twabibaza ke niba muzi warabishaka arashaka tumubwira ngo iki nawe nuko gahunda ni yayindi nukujya kuri meet and challenge ikindi cya kabiri ntago filime uzamo utanga role uzaza twe tuyiguha cyane shaka kuba ushaka kuba umuhungu wa Piganzenze cyangwa wa Gerard cyangwa se Sava bakakugira wa Kirimbuzi tunakugira wa Kirimbuzi cyangwa nkamugira wa Mirisorisiyo cyangwa se akabari nk'uwa Ndimbati cyangwa ari nk'akanyendaro atungiye abyaye ahandi ntago filime umuntu yaka filime ikorwa ite ubwo nicyo nazaniye ubu butumwa icyambere hari igitekerezo cyangwa se inkuru iyo nkuru igashyikirizwa ababizobereyemo kwandika script abo bazobereye mu kwandika script nibo batanga n'imiterere y'abakinnyi bagakinnye buri mwanya bakabishyikiriza nyirabyo agahamagara abazobereye mu gutoranya abakinnyi abatoranya abakinnyi nabo nibo bamenya ngo kuri uyu mwanya harajyaho uyu n'uyu impamvu yatumye nzana ubu butumwa ni ukugira ngo mubwire ko utajya gukina ahantu ngo ugende wijyaniye n'icyo uzakina filime ifite uko itegurwa haba hari igitekerezo cyangwa hakaba inkuru iyo nkuru rero ishyikirizwa abazobereye mu kwandika imikino aba script writer bakayandika neza uko byagenwe bikurikije amategeko bamara kubyandika bakabihereza ababishinzwe niba ari director cyangwa se niba ari producer akavugana na director nawe agashaka abatoranya abakinnyi abo ni abakora casting bakurikije abakina bagiye bashyirwamo nabo bakabahitamo hanyuma bakazaza gukina
ubwo rero iyo uje umbwira uti ni abasava cyangwa umuhungu wa Gerard cyangwa uwa Piga Nzenze cyangwa se akanyendaro ka Hatungi, ariko akanyendaro ka Hatungi ngo byaba bibi, mbese Hatungi hari akanyendaro afite, akana Hatungi yabyaye ku ruhande yabyaye ku ruhande, hato hataba hari akafite ugasanga uwo mwana arakomeretse. Ariko ibyo turi kubivuga mu mukino, ntabwo turi kubivuga mu buryo busanzwe bwo hanze cyangwa bwa terime tekinike zindi zo hanze. Hanyuma bakaguhitamo, ariko hari n'ubundi buryo, hari igihe hari ubundi buryo bw'itoranya abakinnyi. Nk'umuntu ushaka gukinisha iri jwi rya Papa Sava cyangwa isura ye n'akanwa ke n'ubwinyo bushinyitse n'indeshyo, sibyo, n'udukoryo twe, cyangwa ashaka gukinisha Chick Norris na tekinike afite, cyangwa Rambo. Harya Rambo niwe Schwarzenegger, Rambo niwe Sylvester Stallone. Ntabwo abo ngabo bahamagara ngo baze muri casting, uramubaza ko hari poroje dufite twumva wafitingamo. Ubwo nabwo ni ubundi buryo bwa casting. Niba ukeneye umuntu wenda muri filime yawe uzakora mu bukwe akazi wenda kubutahira cyangwa amazina y'inka, ntabwo ari ngombwa ngo uzatondekanye abantu ngo baze bayavuge ngo uhitemo uyazi. Ubaza Rugaba, wabaza Nsabimana, wabaza Inzora, wabaza bande kubera ko ubazi. Tinabonye byakunda, ahubwo urancangaye. Iyo nayo casting iremewe, ariko biragoye ko uza gukina we yikastinga, bitavuze yuko nabyo bitabaho. Shaka kumbwira uti mfite izi tekinike zinizi, ubundi ibyo nibyo yakakubwiye. Ubwo mubona nakina akahe Karori, byashoboka se nabonamo umwanya? Nuko ubundi simbuka amazu. Okay. Hanyuma ari nawe Hagenimana n'ubundi yarabajije ngo mu buzima bwawe warakinnye, uvuze henshi wakinnye kwa ba Pascaline, wakinnye abona babahavu mu mwanzuro, wakinnye muri zira ya Bahavu, utubwiye henshi. Ni iyihe role wowe wumva utakina uko byagenda kose, niyo bakugereka urusyo ku mutwe utakina? Role yose yemewe n'amategeko yahondi bakayimpa, director akabimfashamo, nayikina. Nta role ntakina kereka itemewe n'amategeko y'ahantu ndi. Nta role atakina kereka itemewe n'amategeko y'ahantu ari. Amategeko hari aba yanditse mu igazeti, hari aba yarashyizweho n'umuryango, nk'amabwiriza, nk'amahame n'umuco w'abantu. Twaganiraga rero na Kashikashi. Hari ikindi kintu ushaka gusaba abadukurikira, abagukunda? Umwanya ni uwawe. Bafana beza rero, turabakunda cyane kandi dushimira ukuntu mudukurikirana nka Papa Sava. Ikintu mbisabira nuko mudukorera subscribe, turabura bake kugira ngo twuzuze miliyoni yacu dushaka. Rero nimukomeze mubwire n'abandi, ubona utarayikora uyu mubwire ayikore, cyangwa se mubwire uti niba utabizana ngufashe nyigukorera. Umva ari ibyo. Ikindi ndabashimira, turabakunda cyane.